ariko rero reka nkubwire ntabwo bizamuhira reka nkubwire kateretswe n'Imana ntabwo gahungabana kankubwire gusa nyine ibintu bibabaje ko nyine mfite ikibazo ikibazo kandi ariko gusa nyine ngiye kubibwira wameze neza mfite inda ariko nyine ndashaka kuyikuramo igihe amahirwe ufite aho uzahireze mbese nanjye nzamugarira wenda nawe barara banyirukanye nihangane mu kibazo cyawe niyo nda wayikuramo ujya hano nshaka gukuramo ubumuga ariko so none amubwiye yuko ndi hano kibizamuha azabifatisha yombi niba nawe umushyigikiye muzajyanamo oya nani ikintu uzambarire muri abo ngabo sigara umuryango wanyu narabonye gusa nyine ibyo nkubwiye uzajya undi muntu so ni indaya none yagiyeho n'icy'ubwicanyi genda ibyo nabyo nibyo wumvishe genda mu byo banziza nabyo ibyo biramo muri amahoro rero mama ari he ari mu nzu amaze iminsi arwaye ari hariya mu nzu mama Alex yararwaye yararwaye ahubwo amaze igihe ayiwe ngaho ugenda umubwire ko musuhuza nawe ntanze guca ku rugo nihutaga burya koko kunywa icupa ntishira urinywa yaranizwe umuheha urakurura cyo tambuka winywera inkanika mbese ni wowe bambwiye ko wari uje kundeba Alex uraho neza urwaye nyine maze iminsi ndwaye malariya ariko ndimo ndasindagiye cyane hano ku gatebe tujyanye icare tuganire nari nkukumbuye kuva ndwaye iyo ngitangira gufata agatege nk'uko wa mwana wanjye mbona mubwiye kiduti ngo bamfurira nanjye mbende uko nabigenza ngo narasaze tani ndera mudugu yaturutse he mudugudu I love you peace ya warida akiye naye nurutse surarandi nkoko cyandiye maji watewe yareki mudugu sinanzi kunyanga bigeze hari yo kugira mfate inshyira mu cyiciro cy'abatwara imodoka wowe wishyira mu cyiciro cy'abatwara ibigori bakeneye gufasha ntugushyira mu cyiciro cy'abatwara imodoka se nturi murandi mitungo kugira ngo dukubitane uvumbutse umwari igitoki nurangiza ujye kwijijisha amaya n'inkoko ngo umwana ajye kubangurira inkoko uzi yuko nari kuva maze gufata agatege numva ko ashaka gusindagira nzaze gusaba akazi aho maze iminsi nararwariye nta kintu nibona na regisi arakora ariko nawe nta kintu ajya nzanira nuko mbayeho. Alex nta kazi atugira Alex afite akazi ariko n'ubundi ntacyo mbona ayiwe aho yakagufashije arabona amafaranga agakora agahembwa hagira icyo azana mu rugo nzanira rwose ubwo numvaga nshaka kuza kunyihera akazi kaba ko kubagara udushyimbo ariko nyine nawe nkukumbuye nkubonye ntabwo mbese n'Imana ibikoze Imana ibinkuye akanyagwa akazi karahari uzaze kuwa mbere rwose uzaze ibitoki mudugu iryo ni se abanyabuhanga aho ngaho nebwo baca umugani mu gifaransa ngo utapase n'uroviraje menga igihe cyatakaye n'ikigaruka ariko weho none ikintu ngiye kugukorera muravuga ngo nagushyize mu cyiciro ngo cy'abatwara imodoka none ikintu ngiye kugukorera ndaje ngende ngushikishe uranyumva neza
ndagende ngushikishe nakugira inkoko nakugira imbata ibyo simbizi mwana namera amababa ntacyo naba umuzimu wa mbere namukubise inguma amenyo nyamaramo imitungo ya leta urayimaze uragira mu cyiciro cy'abatwara imodoka urimo wowe urashaka kugira ngo uzafashwe bishyize mu cya finari mudugu wenda bazashingura ipantaro ariko ikintu mubwiye cyo mudugu ikintu mubwiye cyo ubwo uvuze igitoki nubwo n'ibyo ndi umwere ntaraniba kuva mu buto bwanjye aho ngaho ndayamanitse izindagirire bitarimo gukura amenyo nawe ubwawe ntubashije kwikura ku yo wanebe ugura ifu y'igikoma cy'abana ugura indagara dore imboga ziramera hirya no hino imvura iragwa yego hanyuma ugura indagara ujye ushyira mu mboga rwose ugaburira abana urakoze cyane imana iratabara ndyamye ndwaye nabo ngo mana wanabaye ukama nibura n'ifu y'igikoma gusa imana ntintabaye ariko nawe urakoze cyane reka rero nyaruke wenga aho ugiye urakoze musigare amahoro aho ugenda amahoro rwose ungiriye neza ariko ku wa mbere mu gitondo kare kare nzabona kugezeho uyu uzaze bambe akazi se ko gahari nzaza we ariko karahari ugeze aho ngaho ariko mana urakoze cyane urakoze ngaho ni karegisi umurimo w'akamari urawubazamo iki ko natema ibipfukamirizo nta birenze nta kantu nashakaga ni umuntu wari waneye hariya nasibaga ariko ntukagire bimeze bite se ni sawa umuntu cyavuye kugira ngo ariko umuntu wari wahaneye umva yari ahuje none se cyane sawa ko ndeba ku maso warakaye cyabyoroye wa muhungu we numva witse imitima asa nkaho bakurasha isaha cyabyihorere kagakobwa natenda kagiye kunkoraho nambaye inkweto ariko mba nambaye ipantaro ariko mbura ipantaro muko ucura Kararisi sha Kararisi hoyi nabwirwe hano gatsi bari buhari sha niko kuki utabiye none wabaye agakobwa keza Kararisi aya nirangiye ko Kararisi ni ibingibi mba nshaka taneza papa ntumvira kaje wa Kararisi ubandi ho ntibivuze ko napfuye kandi uwo musore baryoherwa nk'inzozi tugomba kumwinganikaniza imana tomboka porotazi yarazizanye ako wagicucuye kuvuza isaha kugisora si uko tomboka bikoze kandi tomboka yaravuze ati kuvana twimutse dore do hasigaye Kararisa niwe uzataha nyamara wubatse ibikoni waguze amaka muhoza Kararise ibintu byose biri aho ngaho ibyo nibyo uzatahira do tomboka arabikoze tomboka nawe rwose burangiye bakorwe mu nda nk'inyabutongo wa muginga wa cyana tangira kurerembuza amaso nk'imodoka igiye gukata nka kuva mu gitondo yari yarya mwese ubona iteremirage Kararisa nabaze kenshi kibange mbara ku murongo mbara kenshi nsagura yo kunywera none n'ubwatsi naguze nturabugaburira komeza uteze imbere tomboka soma gasomenyana tamaramo inzoga tomboka afite icyasi imwe ebyiri eshatu enye eshanu eshatu bitatu magana atatu urangura inywere inywera atankunguya wa muginga utaragira agiye kugukwanga cyo ukora nasekeje biba bigisekeje utaragera muri RIB naho bigeze ngo iki ibintu uvuga urabizi rega bari abakobwa abana b'abakire ntabwo baboroshya wa muhungu ibintu nawe ngo biraka nimba nzatoroka nimba nzagira ute ntaye byanyobeye noneho hasi aho bumva ikindi mbaza ngo ibibazo no biruta ibindi ni ibi wa mukobwa bita Mutoni undi natuburiye fone ndamwibuka noneho ngo niwe ushaka gukuramo inda y'uriya mukobwa mana yanjye ahubwo wewe suko kubeshya ahubwo RIB nigufunga uzashima Imana ukomeye mu mashyi uri muri RIB batakujyanye handi bagufunga akaguha imeringi kurya imwe ifite umutwe ngana nk'ipirari burya baravuga ngo umusonga wundi ntukubuza gusinzira koko wowe urumva ari ibintu byoroshye kandi ibintu birakomeye aha mukuru we ejo ntiderutse guhura arambwira ngo nshaka uburyo ki ngo Mutoni ngo yatuma ngo agaruringa iyo miti yo gukuramo inda kandi Mutoni simuheruka iki gusa amakuru mfite nuko ashaka gukuramo inda mfite ubwoba yuko ashaka kuzekurika kamuhita cyangwa se byakanga
njye bakamfunga bakanshyira none ahubwo njyewe ningira mu rugo ndakora amasengesho kuko nshima Imana umukobwa wanjye ko yaragiye nawe wowe se ukukubeshya sinibyanyu nawe ibintu by'abakobwa inama nakugira ushaka uzabishyire ko ubu ngubu njye nsigaye ndi muri business ubu ngubu ureba ndi umusore ushima Imana yego ngaho se ndangira wowe narakubwiye ngo sibabonye ncuruza amacagi ncuruza amabati nubwo hari biba bidakora ariko niba se nampaye ijana si iryo ngiryo nari harimo icyayi bya senkani n'indazi rya senkani nuko tubona wowe ndakuzi dore ko n'ababyeyi utaboroheye ahubwo mfe ikintu cyabayeho uvuza ababyeyi ejo bundi nibyo dushyimbo ibishyimbo none si uravuga iyo mubwira ibishyimbo karaka ntabwo uza nkakuguramo byo mbaza ko byagenze bite narabyibye mbigejeje ku mucuruzi arambwira ngo biracyari intonore ngo nzabanze mbyanike ubu mbyanitse mu gisambu irwara kagende nawe ubundi byaje ariya se oya nari nkomeje agenda ari ahantu ko nzi ko hatabamo akayira oya ntabwo nawe uri kanyamaboro sinakubwiye se asanga uri kumurugutira ibijumba wowe agacwa ujye wicunga ndi umusore ushima Imana humura buriya tuba turi kumwe no serious nyigurisha isambu tugiye kwimuka umudugudu namugura icupa nkashyira mu cyiciro cy'abatwara imodoka urumva none nawe nagutera katapura n'inka naguze urimo urayikije inzara we amenyo nyamaremo niba uri umugabo nkurikira shakara rijya wirira nawe hambere ahangaha bashobora kuzagutwara bakagushyira tomba kuko ziranganika zirimo kugakora ese urambonera nkuriye koko isamba yimazeho yubatse agakoni kangana n'inuza n'akaruri aguze Kararisa muhoza nayo dore n'iranima ubuse nkawe uburaza umbaza ibiryo umushogoro kanze nkugaburira umushogoro kamuho byihorere wumva mbabaye n'ukuri kw'Imana ubuse ibintu bizashoboka Sonia karani sana gatana mubwire ujye tati ngo nawe urigerera ndagiye yasange se tutayikiriyemo ariko ntacyo uzayigumanira ibyo se uzayigumana nanjye njye ndagukunda yego ubu uritahisha ndatashye nyine nzabona uza kunsura mu biruhuko none se nshaka kugutereta ndashaka ko uzajya mpamagara kuri telefone ya mama wawe hanyuma ukampa amagorwa uzajya yiba telefone ya mama wawe uyime uyihe amagorwa mvugisha nta kibazo noneho amagorwa yaramukuriye kumana wowe uri umwana nzakubwira iwe ubwo se ubwo nta kibazo nzajya mbikora nyine uzabyirinda bityo kandi nzaguhera nzamukiruhuko bya bintu ukunda n'uzajya uzana hano ujye ureba ikintu nzaniranye hari ikibazo se hari ibiganje nawe nta kibazo nzajya mbikora ngagenda ubwire amagorwa se mubwire magorwa we magorwa gicucu magorwa agatsinda nta nubwo rwumva genda hari abakubwira ntabwo umuntu aba yumva kubera inkoni biri gusakuza ushize ngagenda hari tantine inde se umbwira tantine genda kubwira nari nditabye nawe ntabwo ubu rero ndagiye ngiye gutaha ariko nyine hari ukuntu Soni yazajya mpuza nawe usundi wakwicara icara nawe barakoze nyine Sonia wayipanze hari ukuntu azajya abona telefone akaguha nyuma nkaguhamagara tukavugana hari ikibazo nta kibazo yego nta kibazo Soni wenda nzabikora neza nzajya mbikora twabivuganye Sonia se ko ari umwana wanjye nzajya mbikora
cyane ukuri azajya kuma tuvugane. Mwiriwe. Ariko reka mbabaza hano habereye iyihe nama? Habereye iyihe nama? Ase mama wajure ka habereye iyihe nama? Akira jyana amafi. Tantine ko yaragiye. Jyana amafi, jyana amafi. Nikugira ngo wowe uri murakora iki? Uwo bicaye nta soro. Ibahanga ako muri muyihe nama? Mugire ko abaye amafi mbone yahiye. Siko muntesha umutwe mukanera fitness. Umva kubwese ura. Ntabwo mushaka mu rugo rwanjye. Mbare birimwe kabiri gatatu ntunaseze haguruka. Ntaha ndabahambiwe murakora inama hano ni igiterane mu mwahakorera. Ni igiterane mukorera aha ngaha mukicara mukanaganira nta soni mufite. Mukicara mukanaganira. Meze mute? Ni neza. Tutonde. Uragenzwa n'iki? None se ari narahari ndi inshuti yari nene nje kumureba. Mbarari ni ntacyo yinjira. Murakoze. Se kutagendaga hano ni amahoro. Si uri kumbaza ngo ni amahoro ko kari. Nawe ubizi. Nzi biki se? Nzi impamvu ngo waje gutya nuko ntajyaga mbagenda hano. Ntari bikaze ni amahoro ariko biterwa nawe ndagira amahoro. Nzagenza. Nzi kureba ibinini nyine murumuna wanjye baguhaye imitungo. Ibinini? Uje kureba ngo ibinini? Umva ari ariko nzabye umuryango hariya ku gipangu handitse farumasi cyangwa ari nyine ugenda ushaka tuganira sibyo ibyo binini ntabwo ari uko ukeneye cyane cyangwa se wenda muri farumasi yo kwa muganga byashizemo ahubwo niba ndareba ingaruka zishobora kuzavamo nyuma yo kunywa ibyo binini. nta binini mutone yampaye nta n'ibinini biri hano. Ari imbaraga z'imyemerere sibyo njyewe ndabirengere umwana azavuka hari ibyo nzamufasha bikenewe n'umwana ariko ufashe n'umuryango wawe sibyo ndakwinginze. Umwana oya mutone nta binini yampaye nta n'ibinini biri hano kwanza sibyo n'ibyo nta na farumasi iri hano. Ari ngo bari kwanyumva wowe ufite gahunda yo gukuramo inda biriya binini ntabwo ubundi cya mbere ntabwo umubyeyi yemerewe gufata ibinini ibyo ari byo byose abonye hari ingaruka nyinshi cyane kuba wakangiza inyama zo mu nda kuba wakuramo iyo nda y'umwana cyangwa se nawe bikaguhitana mbabarira nyumve pe. ariko kumva umubyeyi hano ninde ni njye uri kuvuga cyangwa ni mama? Ari ntabwo njye butinde hano niba uri umuntu mukuru nawe urabyumva basi mpa telefone yawe muhe nimero yanjye ubitekerezeho uzampamagara umbwire sibyo cyangwa se akirakiramo nimero ndaza kukubwira urayisangamo hanyuma ugende ubitekerezeho kandi umufashe. Umukozi cyane sawa. Muraho mukongo. Muraho. Mbabazo gatoya se. Nta kibazo mbaza. None se ngiye ko ndi mushyashya inaha ntabwo mwandangira akazi. Nako mu rugo sagashobora. Njyewe nkaranga ibitonoye bigahumura n'amavuta ngako mu rugo sinagashobora. Cyaro ndo ubona atakazi none uri kumbwira. Nakina ntago ibitonoye mubizi nta nubwo mujya munabijya. Ngiye ndangira akazi. Ngiye nyene ndi kwihuta. Ibyo by'akazi ntabwo mbizi sibyo? Dore mu rugo no kuvuga ipangu bya epfo cy'ubururu nakusibye ko ari ibipangu byinshi cyane zaza no mu rugo bahareba guha akazi kandi sana cyo sawa urakoze
kuzi ko njyana n'umuntu uhari we Farawo we hano mubwira sha bireke imfura igenda nka se jana gatubure kawo ngo umubwira agate kanaza kiravaho yagize ati ntabwo natinda buri imfungano natwe ko turashire hano gatire hano ujye wegera dushaka kuganira ibingira cyane meze bitese neza kandi kwa nyakuru byagenze neza navuyeyo neza mbese ibintu n'ubuhoro nta kintu kiba gikaze nyine nabonye ariko se mubaza hari ibintu ngiye mba ntareba baburetseho gato umukecuru asara hari aho nta kibazo mbese umushyushyu ni danje ariko mbanze mubaza ku mugoroba nubwo naje ninze nyine naje bwije sinigeze mbonana na Joyce sinigeze mbonana na Rine dore barakeye kandi bugiye kwira ubwo aba bantu bari muri uru rugo ari neza ene wowe Arine we arahari arahari ariko na Nijuwa we namwije iwabo sibyo yagiye gusura iwabo nyine mu rugo ko ari umukozi nyine cyane ngo ashaka kujya gusura abantu mu cyaro ababyeyi be aragenda byari bincanze nakugira ngo nje neka ibiryo binyinyira ubumwe ntacyo kabisa umva nkubwire wowe uzajya utuze kumva n'ubundi we nese urashaka kurya wenyine ibyo wishimiye ntabwo wishimiye yuko n'umukozi yagaruka ateka akagira iki ahubwo mu gitondo umuhamagara kuko we nta nubwo ni mpamvu nshaka kumugaruka nta nubwo nshaka yuko uzongera kugira gute uzajya ujya mu gikoni ahubwo nje reka mbe nisubiye mu nzu nari ndi gusubira mu dusomo kambe ngiye sawa nta kibazo sawa turi kumwe ibintu bishobora kuzamura kandi mfite ibibazo n'ibihumbi by'atanu nzabikizira n'ikigo yagize umugore namuteye inda none abo yanjye ashaka kumpamaka aramfata si ikibazo gusa ibibazo bizakemuka ahantu saza tuzi ko umuntu ipatara atambwiye salamu makuru azambwiraga n'akazi karahari hayi ni gakazi iragenda itobatoba umuntu nari nayitumye none n'igikoresho yagitaye shatse kuvuga ko igikoresho yanjye yagitaye yaragitaye mwari imana akazi se karafatika karimo karafatika amafaranga mangaye ndaguhereza tugende n'urasaba gukoresha nyine nitwaje urega wenda weho bawitegura igihe cyose nyine bana numva se nshaka kugenda kujya mu rugo ubwo uraza kuvugana kuri phone sibyo ntari Zerike Sefi narengarutse noneho byarumye yongera kumbwira ngo ntabwo byumye rwose ntabwo turumvikana nabyanditse iminsi yo 3 ariko urabizi ko hagati aho ngaho ibishyimbo byamanutse byamanutse byemeruka ingemera ibishyimbo ari 1000 ubu kugura 2,500 koko Yesu ni ukivuga gutyo nta nayo ntabwo ahubwo reka genda uza byanze bijyana byiri rakareka nabireka ubwo zirumva amafaranga ngiye nayafata 2,500 rakareka ariko ntacyo 2,500 yana ariko ubwo reka mbere ndi kuryamo nk'umuneke ako se biruzira biruzi ingemeri ntese ntabwo wari wayitumye umura nawe se ko ibishyimbo atari ubunyobwa ngo ndabihekenya ubu ni wabigabanyije kareka ntese ko umpaye 100 nubyibuka ko hari irindazi se daruye n'umuneke none ibyo ni ibiki ubwo amafaranga uri bumere amafaranga senkani yonyine akira ntacyo ariko wowe ubundi ubu namfata nabi kandi ngiye nzajya nkuzanira boro ariko ubundi zimara uzikura ntari se ngo hagire kakumbaza imari nzikura si igitoki nakuzaniye ngiye kiriya gitoki zano nagikuye narabuhitiye mudugudu kubera guhitira neza ahitamo igitoki cya gitoki niho nagikoye nkizanye ibi bishyimbo ngiye naragiye umuturage arambwira ngo nimusarure ibishyimbo bisigara inyuma mbihumbe noneho nanjye nzabigurishe mbonemo agasabune none nawe mayi ntabwo yavamo isabune aho imari we ntugatinye ahubwo reka nkubwire hari n'ahandi ngiye nteganya imari y'intebe za salo ngiye nzazikuzanira gusa nzazikoresha
Nuko rero ubu ntabwo uzashaka umugabo nta birongoranwa bazakwaka. Nijo nge nzagura ibyo wagurize. Uzamubwira ko ari intebe iwanyu wagayo nta bushobozi. Ngagera. Oya ntacyo nyine reka ngende. Ariko ndareba naho na butike yamajije kuzura. Yaruzuye. Ariko ubitekerezo ninzajya nzujya umupa kuko ndi umushoramari wawe. Sawa kandi murabeho. Ako gafuka nushaka ko nakijyanira. Uranywerera se? Nzashaka kandi. Kiramara zikora. ubuse abahinzi nohereje mu murima niba bahinze nimba bahinguye ndabibwirwa n'iki nabuze n'umwanya wo kujya kubareba yewe iby'uru rugo rugiye kunanira rwose rwanjye nyine mbega umwana wanjye yarapfuye we urahoga umwana wa ayiwe ndareba wararenze wowe kanyagowe kari hano icara aho mwana wa mikoye umeze ute wabaga hehe se ko bakubuze nyokorome yakubuze we wari waragiye hehe mbwira neza mwana wa mbwira mbwira gutya mpure n'umuntu mubaze ko akanya nategereje n'abanyabye nimara kumubaza avuga ngo ndahazi amara kuvuga ngo ndahazi anjyane namara kunjyana hari ibaga y'inyake ari agafuka y'inyake cyokoza tujumba twanariyeho bamajije kubihata banjugunyira ibishishwa ngo ningende nabona ikintu nkagira ngo ni bugari maze ubundi do amenyo yarashije kubera ibintu ni agatobe se ni agatobe hariya mu nzu karahari reka nze nkuzanire mwana wa guma nkuzanire ayiwe mwana wanjye yarashize yararembye we gaho ndi umutobo gaho nkurebe ndebe ukumera wararembye mwana wa ntacyo ariko ndakubonye ntacyo ndakubonye ndaje nkondore urahita ukira ndavayo bamujyane mu nzu ujya kuryama ubuhukire wowe urakira mwana wa urakira humura rwose urakira Imana ishimwe narasenze none Imana iranshubije umpaye umwana wanjye nari narareba ukuntu ngomba kuba muri ino nzu nubwo ameze nabi ariko ibyo ari byo byose ndaje mwondore ndamwondora araba muzima nta kundi Imana ishimwe kubona mbonye umwana wanjye kirya mu cyiciro bite shaka do ni byiza meze uteze wa muhungu se ururwara ahangari urimo uravuga se wawe undi waje kureba cyagiye ni uwo nguwo aracyarwaye se ugira ngo sigaye yirukanka nk'isha zigasigaye yoga ukagira ngo ni ifi yego ni ifi arayisiga ko namushakaga se wamushakaga ubundi bamushakira icyo nagira ngo murebe ndebe ko ubwo muragira ngo mumutware nta n'akantu narimuzaniye ntabwo ngiye nabyemera narimuzaniye akabuto umuzanira akabuto two kurya kereka niba uzanye amateke n'ayakarata urankunda kunamiraga ikirayi yaranyerezaga gusa nta nubwo yakize iwacu yaryaga neza naribira ubwo se mutuye mu mujyi cyangwa mutuye mu cyaro twe dutuye mu mujyi ntabwo inama ndabona ibitonore byeze bireze nyine zona ntari gutonora uriya muginga w'iwanyu ngo ajye imwicare umuzi ukuntu arya yego amaze kunkonsoma urarega twebwe yavuye iwacu amaze kumenyera iby'umujyi niyo mpamvu ngewe kandi ntabwo nkunze kuba mari nasanze ahari wasanga impamvu ari uriya mwobo yari arimo ubu rero yari ameze nk'ifuku yituriye ahantu niza ikona imyaka abana ikayimara kubera ko imaze igihe kirekire mu mwobo yego ahubwo mumbwire gira vuba ndimo ndihuta umumbwira atebuke reka mukubwirire nawe ndabuze barabyaye nani wanjye gira yewe keve wakana nze sundi vuba hari umuntu ugushaka yewe keve ko keve ugitonora atonora se wanjye gira wowe n'ubu byagiye rwaje gutonora ibyo uriya mwana twiganira ibyo wari ugiye kumbwira n'icyo uje kundebera
nani ndabona warakize akuka karagarutse. Ndi muryeje dore kwa kuboko. Ndabona akuka karagarutse pe. Ahubwo nyarinje. Reka akabaza ariko nkuzane n'utubuto kuko nasize uri umurembe. Uvuza kama. None rero nagira ngo uzagaruke mu kazi ko mu rugo rwose nta ribi. Ibyo byiguhangayitse rwose akazi ko nzakagarukamo. Ariko reka twumvikane no gukora ibintu by'ubutasi n'ibi. Mutahankura ndi umurambo bose muzamutwara. Oya nta kibazo kuko jewe ninjye ubishinjwe kandi ndimo ndagukurikirana ikibazo cyawe. Ubwo ngubwo turimo turabikora hari ahantu tumaze imisi dufata amakuru. Nge niba nzi umuntu wanyicishije mukaba mutamujyana igihamya kirenze icyo ni iki? Anti njyewe ntago nshinzwe umutekano wo hasi, ahubwo nshinzwe umutekano wo mu rwego rwo hejuru kandi kuba nageze mu kibazo cyawe kizakemuka. Wewe ibihangayikira none. Hokereka nahe rero. Urakoze kuzana utubuto ndi muryeje. Nzagaruka nje ukureba. Umuntu yiri. Imbuto twanetse. Imbuto se bakuzaniyeho. Kuki mushaka kurya ku buryo bw'umurwa. Aha nta burwaza. Nagusubiza ahandi nagukuye shaka. Ni bya bindi bavuze ngo imbe wakijije none nawe uri kubyirata. We kintu nkwemere ninsubira mu kazi. Yuza gusukura hano ndabizi muhora murya ibirayi n'amateke. Zagwa. Wewe ni wabemeraga nk'imbwa. Reka genda. Oya cyo gawa nawe warakoze pe. Warakoze utubuto no gira amahirwe nyenda gusiga. Anye ndarara. Kandi n'ibibuto bya vakanzani neza buze. Ndaje. Aho kujya. Umbwiye ngo iki? Nuko kubwira utacyumva se. Ariko reka ngo nta boss urimo nawe urabizi. Mbabwira wibwira ngo boss. Ahubwo kuko magozo winanije. Nakubwiye ngo winanije. Ikibazo ufite ni iki? Ikibazo wansizemo nawe urakizi. Ibyo kuza rero nyishushanya ko ngo mu boss ngo ibiki umva narakicemuriye. Uvuze ngo iki? Tambwa ko umwana wanjye wamukuyeho. Umva kubwira sinshaka no kubiki. Ijambo nari ngo mbwira. Ibyo wasize umbwira byiragura. Sinshaka no kumva na gato. Impamvu nashaka kumva na gato. Nta by'ababosi b'iyi minsi icyo nkubwiye ufata umuhanda ugenda ngo n'uwanje hafi. Umva mubwize ukuri. Ngiye mfite company ukumva mfite amafaranga yanjye. Ukumva umwana ntabwo ari kunanira kujya gute umureba. Ntabwo wampoye rero umenya ko utampoye. Umugabo wanjye kwica ari kwica umugabo wanjye yaje umuzi umugabo wanjye yaje kumushyira sitanga jama keva usora karibu kawe karibu umugabo mwiza utaha mu rugo rwose nuko hameze ahantu umuntu adaheruka ko habaye heza byatari karibu abana bari he ngo bagusuhuze ko bari he abana banjye abana bari aho ko ndeba nawe wahindutse ubaye mwiza karibu izana nkwakira nyakira umwaka wari mwinshi mu mahanga ni kure rwose umwaka wari mwinshi harahindutse ariko sheri ndabona rwose amafaranga naguhaye barayakoresheje igikorwa wasize akarange reka nasigaye ku rugo neza gusa ndaje dushyiremo hano na parafo kandi izi ntebe ndabona atari ukuzitera reka ndaza no kugura inshyashya rwose ujye uzitera gutya uzigeza hano reba nk'iyi ngiyi nta kibazo reba nk'iyi zibura nta kibazo rwose oya wakagombye ni ukugura izindi nshyashya uyitera uyigize bibiri nta kibazo nakubwiye reka ndashaka kuzajya nkwereka ukuntu uzajya uzitera tuganire nta kibazo uretse turaganira reka tuganire ubu naje mfite tuganire ngena ikiruhuko gihagije rwose reka tuganire nta ngerera witondere nzabitegura neza iyi ntebe ubundi ifite amapine ko rero igendera nzabitegura neza ko ngira iki
nani ndabona warakize akuka karagarutse. Ndi muryeje dore kwa kuboko. Bisa ndabona akuka karagarutse pe. Ahubwo narinje. Nika akabaza ariko nkuzane n'utubuto ko nasize uri umurembe. Uvuza kam. None rero nagira ngo uzagaruke mu kazi